Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, Imana iduhana umugisha. Nongera kukubwira rya jambo nti ukundwa, ndagusabira kugira ngo gubwe neza. Ahantu ikomoka, twabonye ko ikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Noneho bakatwereka yuko abavuzi bacyo ba gakondo bo mu gihugu cy'Ubuhinde bagiye bakifashisha mu kuvura indwara zinyuranye. Rero bituma cyamamara ku isi yose. Bamwe bagifata nk'ikirungo, abandi bakagifata nk'umuti, abandi bagagifata nk'icyo kwisiga mu maso, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri hari ubwo bapfa kurunga, kubwo kurunga ngo bihindure isura, bigire gute. Ariko nagira ngo muri aka kanya wumve akamaro kabyo. Vinegre mu ma epice dukoresha harimo za magi n'ibindi nk'ibyo, ibintu dukoresha turimo kumarina ibyo tugiye guteka. Ibyo byose ugomba kubyitaho, ukamenya ukuntu byabitswe, ukamenya uko byakozwe, ngera amashereka. Ikindi ku bagore batwite n'abonsa n'abarwara mu gasabo k'indurwe, baba bagomba gukoresha gake cyane gashoboka. Hanyuma ikindi ifasha kandi abantu bahora babara mu ngingo, bababara mu ntugu, mu maboko, mu mugongo, yo ihafasha. Twabonye ko ku bantu bafite icyo kibazo bagomba gufata 3/4 by'akayiko gato ka kirikima, ugashyira mu itasi, noneho ugashyira ku muriro, ugacanira iminota 5 yonyine, ukavanaho. Noneho warangiza ugakamuriramo ibiyiko 2 by'indimu yide. Ku bafite ikibazo cya tiroyide rero, ni ukuvuga ngo ufata ikiyiko kimwe cya kirikima, ukongeramo ikiyiko cya gikukuri, hanyuma ugashyiramo onyo 2, ibitunguru 2 bitukura. Noneho ukaba wabiseye neza, ukabivanga, ukajya unywa mu gitondo, saa sita, nanone na nimugoroba. Ibyo nabyo wawurindwe n'umwuka wawurindwe kugeza ubwo Yesu Kristo azaza. Nibyo ngusabira mu izina rya Yesu. Reka twongere dusenge. Mana, ndagushimiye ko wabanye nanjye. Ni ukuri ndagushimiye kandi nshima izina ryawe ko ryemeye yuko tumera nk'uko bimeze ubu kugira ngo tubashe gufasha abandi. Ndakwinginze ngo uzumve iki kiganiro kizabashe kumufasha kandi azafate umwanzuro, yite ku kibitsanyo waduhaye. Nibyo ngusaba nyaguhora ku ngoma mu izina rya Yesu. Amen.